Ndagusuhuje ikaze cyane hano kuri Online Class 1 Kinyarwanda channel. Ese wari uzi ko ushobora kuba wakwikorera izi nyine invitation za save the date zigiye zitandukanye, cyangwa se gutumira abantu muri wedding, kubatumira muri graduation party n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ukoresheje ama design atandukanye. Abantu benshi bazi ko byanze bikunze invitation cyangwa se iriya save the date bagomba kuyikoresha, ukagenda nyine ku mu designer umuntu bishoboye akayigukorera. Ariko niba ufite telefone cyangwa ufite imashini laptop cyangwa se desktop ikaba ifite ukuntu ifite access kuri internet, ngiye kukwereka ukuntu uzikorera save the date, ukuntu uzikorera invitation, ukuntu uzatumira abantu muri graduation, mbese ibintu byinshi bigiye bitandukanye wifashishije izo device maze kuvuga. Okay, ndi Modeste, iyi ni Online Class 1 Kinyarwanda channel. Niba ari ubwa mbere ubonye video yanjye, guhaye ikaze kabisa, welcome. Kora subscribe niba ari ubwa mbere nyine ubibonye, then niba wari uhasanzwe kabisa uri umuntu w'agaciro cyane. Okay, reka tureke gutinda, turebe ukuntu wakwidesigningira invitation ku buryo ubishaka, turebe ukuntu wakwikora save the date n'ibindi bigiye bitandukanye. Turaza rero, reka mbikorere muri tab nshasha. Ndaza inze hano nyine nshake Canva, nimara kwishaka mbite nyikandaho. Na application yitwa Canva tugiye gukoresha, cyangwa se ni ibintu biri web based, ni ukubikorera kuri internet. Mbese niyo waba ufite application ya Canva, byanze bikunze ikorera kuri internet. Okay, tuze hano rero, bino ni ibintu ushobora ku designinga muri Canva, then tuze hano handitse more, tuhakande. Tumara kuhakanda dutegereze bifunguke gato bitewe nyine n'ubushobozi bwa internet turi gukoresha. Turangiza tuze hano aha ho gushaka, murabona ko hari gutera, twandikemo ngo invitation cyangwa se invitation, biterwa n'ururimi rukwihutiye, then duhite dukanda kuri aka karenki ka mbere. Nitumara gukanda kuri kano karenki ka mbere, murabona zero ni sample z'ama invitation n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Izi ni invitation zigiye zitandukanye, ama birthday n'ama graduation ceremony, ni birthday n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uraza rero n'abandi bose niko babikora, ari abantu nyine mugenda nk'aba designingira invitation niko babikora. Ukaza wenda ukabona ka sample kagushimishije, tuvuge n'urugero kano niko mfashe, then wamara kugafata ubusigaje ku editing. Hano wenda handitse graduation, ukandamo kabiri, ya jambo rigahita riba selected, ukandikamo wedding ceremony. Then wamara kwandikamo wedding ceremony, ugahita uza hano, aha naho ugakora double click, ukandikamo ijambo ryawe nyine ryo gutumira abantu. Hariya murabona nyine ndaripestinze, namaze kuryandika. Then ukaza hano, wenda Saturday dushobora kubireka kari ku Sabato nyine, naho ubukwe bwinshi bugomba kuba, wenda zaba ari tariki ya 15 z'ukwa gatandatu, ugashyiraho /, then ugashyiraho umwaka wa 2025. Ukaza ugakanda kuri kariya kantu ukabigira binini, then ugakanda na hariya ugasa n'ubigabanyije, ukongera ukabigira birebire kuriya. Kanda ku ruhande gato, then ukaza ukayipositioninga neza. Hano hari saa 2, naho ukora double click, wenda ukahagira uriya munani ukawugira kabiri, hariya naho ukandikamo wenda PM. Then aha hasi iri jambo naryo ushobora kurikirikamo kabiri, ukaba waryeditinga, ukavuga wenda Rubavu, wenda Stella Parish. Wamara kwandika biriya, ukaza wenda kano kagaragaza kari graduation, ukagasetinga, then ukakadeletinga, ugahita uza hano muri element, ugahita uza hano kuri upload,
ugafata ifoto nyine wifotoranyije wenda n'umusheri wawe, ugakanda hano handitse upload file, ukajya gushaka ya foto nyine ahantu iherereye mu mafoda, wenda iri hano kuri download suppose ko ifoto ari iriya, ugakanda open, ugategereza ifoto ikaba uploaded. Suppose rero ko yamaze kuba uploaded wenda ni iyi, then iriya murabona ko iriho abana benshi kandi ije imbere ya bya byandiko byose, bateraniye abana, ubonye ukuntu wakwa-uploadingamo ifoto. Reka nze ngiye mfate ifoto yanjye y'abageni, nza hano kuri element, then mfate ifoto nyine ya wedding couple, nimara kuyifata inze wenda iyi ni ifoto yanjye nyine nkweretse ukuntu uza-uploadingamo ifoto yawe. Ifoto yawe n'umugeni wawe ni iriya, cyangwa se yawe n'umusheri wawe, then murabona ko ije imbere y'ibyandiko, inze nkanda hano handitse position, inze nkande hano handitse ngo to back, ni pressing back nyine. Umuntu azabona invitation but ibyandiko byose bisa naho biri imbere yanyu mwe muri background ya ya invitation. Uko rero niko ushobora kudesigninga invitation, cyangwa se ukadesigninga utuntu twose dushobora gutumira abantu, ni uku batudesigninga bifashishije Canva. Ikindi ni uko nawe ushobora kuyadingiraho indi element, wenda impeta sinzi uko bayita but reka ngerageze yandikemo wenda wedding ring. Urabona impeta nazo ziraje, then uyipositioning ahantu runaka wishakiye, ati wenda tuyishyire hariya, dukanda hano kuri aka kamenyetso duse n'abari kuyiduplicatinga, twongere wenda tuyipuresinge hano. Urabona ko nyine izi ni impeta. Okay. Aka ni akantu kari simple ushobora kukikorera, then ukazajya ugakoresha mu gutumira abantu nyine, babandi mutumira mwifashishije WhatsApp, cyangwa se mwifashishije ibindi bintu bigiye bitandukanye. Na za invitation nyine ziba ziri hard, za zindi bakora, uraza hano ukandingaho, wenda iyi ni first page, ni page ya mbere, hano ukandingaho page ya kabiri, ubundi hano ugashyiraho elements zigiye zitandukanye. Ushobora no gufata background image, ukavuga uti reka nkoreshe background imeze gutya, ukandikamo ngo background, ugafata background hariya, wenda ni iyi, choosing iriya, then ukayipositioninga cyangwa se ukayikropinga, biriya ni ugukropinga. Ukayikropinga gutya, then ukaza ugashakamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, za wedding ring n'izindi nyinshi, ukagenda ubipositioninga hano, ubundi ukaza kuri test, warangiza add test box, ukaza ukandukuramo ibintu byo urashaka, ukajya ukanda enter, ubundi ugatumira abantu. Wamara kubatumira, test wafashe nyine ushobora kuyipositioninga ahantu ushaka. Okay. Wamara kuyishyira ahantu ushaka, ugaprintinga nyine, ukaza ugakanda hano handitse share, then ugahita ukanda hano handitse download. Ubwo murabona ugahita ukanda hano handitse download ya invitation, ikaba yabanje downloaded, ukaba wagenda ukaza ahantu baprintinga nyine bakaguprintingira ariko batakudesigningiye. Okay, ndabashimiye rero, niba uri kumva video gushimishije kabisa, niba wari uyikeneye wakanda like, then ugasharinga n'abandi bakabona ukuntu bashobora kwikorera za save the date, invitation n'izindi zo gutumira mu bintu bigiye bitandukanye. Okay, ndabashimiye rero, ndi Modeste. Niba bwari ubwa mbere wari ubonye Online Class One Kinyarwanda channel kabisa, ndakeka wakanze ahanditse subscribe.